Kirezi Audrey yiga mu ishuri ry'abacurabwenge muri mudasobwa Rwanda Coding Academy riherereye mu karere ka Nyabihu. We na bagenzi be baravuga ko zimwe mu mbogamizi bahura nazo harimo kuba hakiri umubare muke w'abashora imari mu mishinga y'ikoranabuhanga, bigatuma imishinga yabo idashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Hari amaproje menshi nyine akorwa, ibitekerezo bikaba bihari na implementation nako nyine ntagere hanze wenda ngagere kura serving abantu benshi. Mu gihe cyashize mu Rwanda cyangwa se n'abandi bantu bagiye batandukanye bari bagifite imyumvire yuko nta munyeshuri wenda ushobora kuba yabasha gukora akazi neza. Reka mbamara impungenge yuko abanyeshuri ba hano turashoboye kuba twabakorera ibyo wenda bifuza ku isoko ry'umurimo. Anavuga ko dufite buri kimwe cyose gikenewe, tubasha guhabwa ubumenyi bwose ubwibanze ndetse n'ubwisumbuyeho kugira ngo wenda ku kazi bakeneye uko gakorwe neza kandi ku gihe. Companies menshi avuga ati aba bana bari kwiga muri segonderi, so ibintu bari kuvuga yuko skills bari kuvuga ko bafite bashobora kuba batayafite. Nyine iyo mbogamizi kuba companies adashobora kuguha akazi cyangwa be yaguha icyizere, avuga ati uyu mwana muhaye project yanjye nagenda yikoreho. Mu kurushaho kumara impungenge aba banyeshuri no kubahuza n'ababafasha kwagura imishinga yabo, itsinda rigizwe n'abaturutse muri ICT Chamber no mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF bagiranye ibiganiro n'aba banyeshuri mu rwego rwo kubamara impungenge ku byo bakora. Bo bavuga ko nta bashoramari babona. Ibi byagarutsweho na Kimenye Aimable, umuyobozi wungirije w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF. Akenshi abikorera n'abatanga ubumenyi ntabwo twari dufite ahantu duhurira, ugasanga turategereje ko bohereza abana mu kazi kacu, tyo twanga abana ntabwo bafite ubumenyi buhagije. Ubu rero turi gushaka kuvugutira hamwe umuti, twatutireka tubane nabo bakiga, tubereke ibyo dukeneye ku isoko, nabo batwereke ibyo bigisha, noneho turebe ukuntu twabibyaza umusaruro. Ntihabe buri wese ujya ku ruhande rwe ngo avuga ati uyu nakora akazi ke. Umuyobozi w'ishuri ry'abacurabwenge muri mudasobwa rya Rwanda Coding Academy, Dr. Niyigena Papias, avuga ko guhura n'abashoramari ba PSF mu mishinga abanyeshuri bakora bigiye kubafasha gushyira ingufu mu byo bakoraga. Iyo basoje amasomo yabo akenshi ibyo bitekerezo birabura kuko batabikomeza ngo babibyazemo umusaruro ngo bibe product ziri hanze. Igi rero iyo nimbogamizi cyane iyi ICT Chamber igiye kudufasha kugira ngo kuko bahuye n'ama-companies bafite amafaranga, bizatuma none bya bitekerezo byabo bivamo product ku buryo zahita zijya ku isoko zigakoreshwa. Ishuri rya Rwanda Coding Academy rizobereye mu gutyaza abacurabwenge muri mudasobwa ryigamo abanyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ari indashyikirwa, batsinze ibizamini by'amasomo y'imibare, ubugenge n'icyongereza, rikaba ryaratangiye mu mwaka wa 2019. Abaryigamo bishyurirwa na leta, rikaba rifite intego yo gufasha igihugu kugabanya ikiguzi gitangwa ku mpuguke mu ikoranabuhanga zituruka hanze, ndetse rikaba n'umusemburo w'ikoranabuhanga mu Rwanda no mu karere ruherereyemo. Kugeza ubu iri shuri rimaze gushyira hanze abanyeshuri 177. Manizabayo Jeannette, mu karere ka Nyabihu.